niyo mwasenga ntago byavaho, naho mwasenga ntago byavaho, naho mwasenga y'itanu ntago byavaho, naho mwasenga iminsi 40 ntago byavaho mpaka umugeni atashye. Nkuko uzi ubwatsi burabya bwamara kurabya cyangwa se uburabyo nimugwo ugasanga bwahungutse, nuko bigiye kugenda ku bantu. Ahantu ukora mu birurimo, mu bitaro, waba uri umwarimu, waba ukora mu biro, waba ukora muri banke, iyi message irakureba kuko ni message yawe y'ukwezi kwa karindwi. Mugorora inzira, mutunganye inzira zanyu. Uyu ni umuhanuzi Yesaya warimo abihanura Abisiraheli, ariko Yesaya ubu ngubu ntago akiriho. Uyu munsi ni umuhanuzi witwa Eliya uje guhanura abanyarwanda uyu munsi, kubwira abanyarwanda ndetse n'abarundi n'abakongomani kugira ngo mwumve irijwi ry'Uwiteka Imana ibatumye. Byari bigoramye, Uwiteka aje kubigorora, nibyo rimeze nk'imisozi Uwiteka aje kubiringaniza, kandi n'inzira zitari ziharuye Uwiteka aje kuzihanuza. Udusozi n'udusozi ari umuntu yibwira ko atuye ku gasozi Imana itageraho, akibwira ko ari ahantu hakomeye Imana itagera. Hari ukuntu umuntu yiyemera akemera icyubahiro akavuga ati ngenda akomeye, ariko nta muyaga Imana yahuha umuyaga, ubwatsi bwarabije twaturabyo twarabije tugahunguka. Nuko n'umuntu Imana yacu, Imana nziza, Imana nyiri ubutware, pewa shala bini fone sta elo pewa shado menasi wini manda bini fone drone. Narisengeye abantu bari bankurikiye muri ukwezi kwa karindwi, narivuze ngo iyi message ni yabo narimbazaniye. Bibanye mu gitondo, mugire igitondo cyiza, niba nijoro mugire ijoro ryiza. Hanyuma ni wa mwana w'Imana Eliya, umwana wa Yezu cyangwa se akana ka Yezu, unyita uko ushaka rwose, kuko Kristo yaraducunguye, turi umwe muri Kristo Yesu. Hanyuma nshimiye Imana ko nongeye kugaruka ku Iramiro TV. Nejejwe n'Imana mu mutima ko ngarutse ntishwe n'ibyaha, kuko nkunda kuvuga aka kantu, abantu benshi bishwe n'ibyaha, abandi benshi barasayishije, ariko twebwe kwa tugihagaze suko tuzi gusenga cyane, ahubwo n'ubuntu bugeretse ku bundi Imana bayatugiriye, kuko tuba twayegereye kaduha imbaraga. Umuntu yegera niwe imbaraga, kandi uzahiye ahiri niwe ikomeza. Rero nta muntu ukomeye, nta muntu ukaze hakaze Imana, nta muntu ukomeye hakomeye Imana idukomeza mu izina rya Yesu. Nejejwe n'Imana rero kuza nsa nkanzanye message y'ukwezi kwa karindwi, kugira ngo mbazanire message cyangwa se ubuhanuzi bw'ukwezi kwa karindwi. Uwo waba uri wese, uko waba umeze, uko waba usa, ntitaye kuri ururimi uvuga, nkuzanire message y'ukwezi kwa karindwi kugira ngo uyumve. Ni message kureba ahantu ukora, mu birurimo, mu bitaro, waba uri umwarimu, waba ukora mu biro, waba ukora muri banke, iyi message irakureba kuko ni message yawe y'ukwezi kwa karindwi. Hanyuma mbere yuko nza kugira icyo mvuga kindi, natangira nsenga Imana kugira ngo tuze twumve ino message mu izina rya Yesu. Mana, reka dutangire dusenga Imana kugira ngo ntaragira icyo mvuga kindi, reka ntangire dusenga Imana kugira ngo izibane natwe. Mana yacu, Imana ikomeye, Imana se umwami wacu Yesu Kristo, Imana Adonai, Imana Shama, Imana Elohimu, Imana itagira ukuntu ibigenza. Narinje imbere y'ubwoko bwawe, narinje imbere y'isi yose, narinje imbere y'abantu banteza amatwi bakunda kukurikira Iramiro TV. Nyemerera uzubane natwe Yesu, imbaraga za Mwuka Wera zize zidushoboze, kandi simvuze ngo nze kubura, ahubwo ngaragarire Imana, ingaragariremo, nze kwibera mikoro irangurure. Cyangwa sase n'imbaraga z'abadayimoni zandabimenyera, abazimu n'abadayimoni baza kurwanya ijambo ry'Imana, ubutumwa bw'Imana, abo ndabamenaguye mu izina rya Yesu. Bana natwe, utangene nakuzo gusuzanya natwe mu izina rya Yesu wapfaga mukazuka. Amen. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Nzanye message tugiye gutangira dusoma ijambo ry'Imana, dusaba mu gitabo cya Yesaya ibice 40. Hanyuma mureke dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo dutambutse message mu ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana ravuze ngo nimwumve ijwi ry'urangurura, ngo nimutunganirize Uwiteka inzira mu butayu, mugororere Imana yacu inzira nyabagendwa, mukidaturwa, igikombe cyose kizuzuzwa, kandi umusozi wose
n'agasozi bizaringanizwa, n'ahagoramye hazagororwa, n'inzira zidaharuwe zizaharurwa, maze icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa, kandi abantu bose bazakibonera rimwe, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Ijwi ryaravuze riti, rangurura, maze habaho ubaza ati, ndarangururira iki? Abantu bose bameze nk'ubwatsi, n'ubwatsi bwabo bwose bumeze nk'uburabyo bwo ku gasozi. Ubwatsi burarabya, uburabyo bugahunguka, kuko umwuka w'Uwiteka ubuhushye. Ni ukuri abantu ni nk'ubwatsi, ubwatsi buraraba, uburabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Imana yacu rizahoraho iteka ryose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Hanyuma Imana ishimwe cyane ko ari umukozi w'umuhanga, ari Imana itagisaza ngo yitwaza akabando. Uyu ni Yesaya wari umabwira Abisiraheli muri kiriya gihe, ariko uyu munsi Abisiraheli ntago bakiriho. Ubuhanuzi bw'ukwezi kwa karindwi ntumwe ku Banyarwanda, niravuze ngo nimugorore inzira zanyu, mutunganyirize Uwiteka inzira, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo kuko Uwiteka ahari udusozi tugiye kuringanira. Yesaya ni wari ubihanura, ariko uyu munsi ni umuhanuzi w'Imana rero ubihanura. Hanyuma uyu ni umuhanuzi Yesaya wari ubihanura Abisiraheli, ariko Yesaya ubu ngubu ntago akiriho. Uyu munsi ni umuhanuzi witwa Eliya uje guhanura Abanyarwanda uyu munsi. Ni Yesaya wari urimo abwira Abisiraheli, ariko njye ndi kubwira Abanyarwanda ndetse n'Abarundi n'Abakongomani, kugira ngo mwumve iri jwi ry'Uwiteka Imana ibatumyeho, ngo nimugorore inzira zanyu kandi mutunganyirize Uwiteka inzira. Kuko ibintu byari bigoramye Uwiteka aje kubigorora, nibyo rimeze nk'imisozi Uwiteka aje kubiringaniza, kandi n'inzira zitari ziharuye Uwiteka aje kuziharura. Yego, aje kuziharura, kandi Uwiteka yaje guharura, nta mwanda n'umwe ahasiga, nta byatsi na bimwe ahasiga. Araharura, yamara guharura akanakubura. Hanyuma message y'ukwezi kwa karindwi Imana ibantumye ngo mubwire ngo nimutunganyirize Uwiteka inzira, mugorore inzira zanyu, muzigorore. Aho ugenda, aho utuye, ibyo ukora, ugorore inzira zawe kandi utunganyirize Uwiteka inzira. Kandi nadaharuye uhaharure, kuko Uwiteka nyine aje guharura, kandi aje kuringaniza udusozi n'udusozi ari umuntu yibwira ko atuye ku gasozi Imana itageraho, akibwira ko ari ahantu hakomeye Imana itagera. Hari ukuntu umuntu yemera icyubahiro akavuga ati ngenda akomeye, ariko ntago burya nta muntu ukomera, ahubwo hakomera Imana, kuko ari idukomeza. Ubundi buriya umuntu, Bibiliya yatubwiye ngo ni nk'ubwatsi, ubwatsi burarabya, ariko umuyaga, Imana yahuha umuyaga, ubwatsi bwarabije, twaturabyo twarabije tugahunguka. Nuko n'umuntu ameze. Buriya umuntu agizwe n'umwuka. Buriya njya nkunda kubona rimwe na rimwe, njya mbona hari ukuntu umuntu apfa tukajya kumushyingura, ariko ntago njya mbona umuntu waraye ku irimbi. Hoya, ntago, nubwo yaba gukunda ute, burya n'umugore wawe washatse, umugabo washatse, muntu wese uvuga ko agukunda, iyo yagiye cyo kujya gushyingura kigeze, turagenda twakurenzaho igitaka, twamara kukurenzaho igitaka, hanyuma nyuma yaho tugashyiraho uturabyo, bamwe bakarira, abandi hari n'ababa baseka, bavuga ati cyari cyaratujengereje, none tugize amahirwe turagikize, nari muri midene nzi ko ntazamwishyura, none ngize amahirwe ndamukize, mbese yari yaranjyanye akazi, none ngize amahirwe ndamukize.
yahabwaga poromosiyo, yamukundaga mu kazi cyane kundusha, none ngeze amahirwe ndamukiza n'injye bagiye gukunda. Mbese kuri kwirimbi burya bari abantu bari ibyiciro byinshi, wenda iyo upfuye bakuruze nta wamenya, cyangwa se hari nk'ibintu yagiye guteza avuga ati umuti wanjye urakoze. Ariko nta muntu urara hariya kuri rarimbi, kuko ni kwirimbi nyine nta waharara, harara abarangiyemo umwuka w'abantu bazima, nibo barara hariya mwirimbi hariya nyine bashyingura hariya. Ariko mbibutse nta muntu utazarijyamo uko byagenda kose, waba ufite ubutunzi, waba ufite ibintu bikomeye, waba ufite umuntu wese. Numvishe ngo ni metero 1 kuri 2, niba ari byo ntago mbizi, niko numvishe bavuga. Hanyuma rero uyu muntu baramusiga, ariko burya asigarana na Yesu wenyine. Yesu niwe mu rupfu tugumana, iyo wamukoreye, iyo wabanye nayo, iyo mwamenyanye mu rupfu muragumana. Ariko ntabwo yagumana nawe mu rupfu mutaramenyanye, kandi umenyana na Yesu ukiri muzima, kwa gupfana nawe ukazukana nawe buryo ubaye umwe muri we. Muririmbyi yaririmbye avuga ngo ubwo atagipfuye nanjye singipfuye, yatsinze urugamba nanjye nzatsinda, yatsinze urupfu na Satani na kuzimu nanjye nzatsinda. Bivuga ngo iyo dupfuye twari dukijijwe, twari twizeye Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwacu, twebwe ntago dupfa ngo dupfe urupfu rw'iteka ryose, ahubwo twebwe turasinzira. Umuririmbyi umwe yaririmbye avuga ngo nta mukiranutsi upfa, ahubwo arasinzira, ni nk'amahwa yatemwe, ahubwo akagomeza akajombana. Mu yandi magambo, umukiranutsi upfuye, twebwe iyo dupfuye ntago tuba dupfuye by'iteka, tuba dusinzire dutegereje umuzuko. Ariko Bibiliya yaravuze ngo Yesu naza gutwara itorero, ni itorero, abantu ngo bapfiriye muri we bazumva ijwi rye bitabe. Umubyeyi wapfuye apfiriye muri Yesu azumva ijwi rye yitabe, umukobwa wapfuye apfiriye muri Yesu azumva ijwi rye yitabe, umugabo wapfuye apfiriye muri Yesu azumva ijwi rye yitabe, umubyeyi wapfuye apfiriye muri Yesu azumva ijwi rye yitabe, n'umusore nuko, n'abana bato nuko bapfuye muri Yesu bazumva ijwi rye bitabe. None Bibiliya avuga ngo hari n'abandi bazapfa, ariko hari n'abandi bazazuka mbere yuko babura ubugingo, kuko bapfuye badapfiriye muri Kristo, kuko bapfuye urupfu rw'iteka ryose. Icyo gihe ntabwo bazaba bapfuye by'urupfu rw'iteka ryose, bazaba bapfuye hanyuma, ariko muri icyo gihe bazazurwa. Nibamara kuzurwa, Bibiliya iravuga ngo abo bantu bapfuye gutyo urwo rupfu, bapfuye batizeye umwami, bapfiriye mu byaha, bazazuka babanze bakorwe n'isoni naha mbere yuko babura ubugingo. Bazabanza bakorerwe n'isoni naha, babanze bamwarire naha, none nyuma yaho bazapfa urupfu rw'iteka ryose. Hanyuma nshuti yanjye wari unkurikiye, ni message y'ukwezi kwa 7, ni ngo tumwe ngo ugorore inzira z'Uwiteka, kuko Uwiteka agiye gutambuka. Ugisomye hepfo gato yaraho muri ibice 40 bavuga ngo Uwiteka agiye kuzana ingororano. Imana ije kugirira abantu neza bayikoreye, ije guhumuriza abantu bayikoreye, ije guhumuriza abantu bayibaye iruhande, abantu batahemutse, abantu batahemukiye abandi, abantu batagira ubugoma abandi, abantu bagiye bagira umutima mwiza, abantu bagiye bakiranuka, abantu bagiye bakizwa, abantu babanye na Yesu neza. Uwiteka aje kubahumuriza, kubakorera ibituma bahumurika umutima wabo. Bibiliya avuga ngo Salomo, niba ari Salomo niba ntibeshye, ngo yabonye ihumure ry'impande zose. Ihumure Imana ije guha abantu bayikoreye, bayibaye hafi, ije kubaha ihumure ry'impande zose kandi igihe kirekire. Hari abantu Imana ije guha ihumure muri ukwezi kwa 7 kuzazamuka kugeza kuzamuka muri ukwezi kwa 7, abantu Imana ije guha ihumure kuzamuka kugeza mu kwa 8, ije kubaha ihumure. Ariko mbwire n'abandi bantu badatunganyije inzira zabo bazitunganye, kuko nubwo ameze gutyo kose Imana yampishuriye muri uku kwezi kwa 7 hari abantu bagiye kugenda nk'abageni, cyangwa se bagiye kuva mu mwuka bazima. Icyabakiza nuko bagenda bakijijwe kandi bakagenda ibishura byabo bifuze, bambaye imyenda y'abageni, ntibapfe barimbutse. Ngo muri kwezi kwa 7 hagiye kugira abantu bataha. Gutaha ntabwo ari ikibazo, ahubwo ikibazo no gutaha utejejwe. Ikibazo ntabwo ari ugupfa, ahubwo ikibazo upfuye ugiye. Ni mirimo ki wakoze? Usize nkuru ki musozi? Ugiye ute? Umuntu umwe yari umuririmbyi, njye naje kubabwira ngo mugorore inzira z'Uwiteka kandi mutunganye inzira. Haruri inzira, kuko Uwiteka agiye guca
mu gihugu nyine mu gihugu cy'u Rwanda ahereza abantu ihumure, ariko hari n'abandi nyine ahemba, agiye guhemba agera abantu aje guhumure mu kwezi kwa karindwi bagahumurika rwose bakoroherwa. Hari abantu Imana igiye guhumure, ariko ni igihe no kuza hari n'abagiye gukoza isoni, bagiye gukorwa n'isoni. Hanyuma umuntu umwe yigeze, yari umuririmbyi, bose ari abaririmbyi, Imana bari inzahare, bari basenga ari inzahare. Kimwe baza gusenga, Imana yavuga ngo izabatabara. Ikintu nkundira Imana nuko iyo turi gusenga tudafite bitubwira ko izadutabara, kandi n'iri jambo ry'ihumure bitubwiye ko izadutabara ikabikora. Imana nyishimiye ko atari umuntu ngo ibeshye, si n'umwana w'umuntu ngo yicuze. Wego meze ube hafi yayo, ntago izaguhemukira. Kandi Imana ntago ari injajwa, ntivuga ubujajwa, ntivuga amasigara cyicaro, ntago ari intereganya, ntago yambura, ahubwo Imana irahemba. Kandi Imana ntago igisiza ngo yitwaza akabando, nta nubwo yicana ngo isabirize. Imana irikwije, sitoke y'Imana ntago igishirirwa. Ikintu nakwingingira no kuba hafi n'Imana, ugakomeza ugasenga mpaka nubwo ibibazo bihari, ibyagezo bikabihari, intambara zikaba zihari, gomeza usenge. Ntuvaho Imana iri, gomeza ugorora inzira. Habakuki yabivuze neza mu bice bibiri, aravuga ngo njyewe nzahagarara ku munara nubwo ibibazo bihari, intambara zikaba zihari, ibindwanya bikaba bihari, ibimpagurukira bikaba bihari, nje nzahagarara ku munara maze ndinde numva icyo Uwiteka ambwira. Habakuki avuga ijambo rikomeye nakunze, aravuga ngo nzaranguzwa ndeba aho Uwiteka ari. Ntago nzaranguzwa ndeba njya mu kabari, ntago nzaranguzwa kuko byanshanze ngo ntuhure, ntago nzaranguzwa kuko mbonye nta cyerekezo, ngo nindangiza ampemuke mbona amafaranga y'ubuhemu. Ntago nzaranguzwa ngo njye mu bugambanyi, ahubwo nzaranguzwa ndeba aho Uwiteka ari. Bibira bangu Uwiteka nawe azansubiza bitewe n'icyo namuganye. Vuga ngo Habakuki we yaratunganyije inzira y'Uwiteka, amaze kugorora inzira y'Imana kugira ngo Imana nizimugirire neza. Ku muntu ugoroye, ku muntu inzira ze zigoroye, ku muntu inzira ze zitunganyije ziharuye, Uwiteka naza arakugirira neza. Ariko naza agasanga ntago zigoroye, arazigororera. Kandi burya ibintu Uwiteka agoroye biragororoka. Ni ukuri muntu yagoroye umuntu, yari umucuruzi akamugorora. Imana ije guhumuriza abantu bayibaye iruhande, kandi Imana ije guhumuriza abantu bagendanye nayo. Muri kwezi kwa karindwi Imana igiye gutanga ihumure ku bantu bari kumwe nayo, ku bantu batuye muri yo, ku bantu bari gukorera muri yo, ku bantu bari kugendera muri yo, ku bantu biyorosheyo, ku bantu bari kuvuga Imana, ku bantu bari kugendana nayo, ku bantu bari kumvira ijwi ry'Imana. Imana igiye kuba ihumure mu kwezi kwa karindwi, igiye kuba ihumure kandi ry'igihe kirekire. Ni ukuri. Kandi hari abantu ije guhumuriza mu buryo bukomeye, kuko bari maze iminsi nta humure bafite. Ariko irambwira ngo ije kugorora inzira. Ku muntu uri bwange kugorora irigororera, ku muntu uri bwange guharura iriharurira. Ku muntu wafashe wari uzi ko atuye hejuru, ahantu hejuru azi ko Imana itahagera nahera hagera, ibyameze nk'imisozi irabiringaniza. Ariko ku muntu uri kumwe nayo ugorora inzira iramuha ihumure. Irambwe nagiye kubona mbona abageni benshi barashyingiwe, mbona abageni benshi bari gushingirwa. Nabonaga ari abageni benshi bambaye iby'abageni, mbona bambaye iby'abageni, nkabona abantu barashyingiwe. Imana imbwira ko ari ubukwe igiye gukorera abakobwa ndetse n'abasore mu buryo bw'umubiri, ariko hari n'abageni bagiye gutaha mu buryo bwo gupfa. Hanyuma irangije arambwira ngo abantu nibasenge, niba unagenda ugende wejejwe, kuko muri kwezi kwa karindwi agiye kubamo gutungurana, imfunzi ntungurano. Hanyuma irangije arambwira ngo nimbwira abantu b'abageni bagiye gushyirwa mu buryo bw'umubiri gutya bisanzwe basenge cyane, kuko harimo umugambi, Satani afite umugambi wo kujya asaza abageni bamwe na bamwe bagasara. Imana irambwira ngo nimbwira abantu abageni bafite ubukwe basenge cyane, kandi begerane n'Imana cyane, kandi birinde ibyaha. Yego, birinde ibyaha. Hanyuma irangije irambwira ngo mbwira abantu bagorora inzira, kuko Imana ije gutanga ihumure ry'igihe kirekire. Tujye gusenga Imana, nimutunganye inzira. Imana yarambwira ngo mbwira abantu ngo nk'uko uzi ubwatsi buraba, nk'uko uzi ubwatsi burabya bwamara kurabya cyangwa se uburabyo nimugoroba ugasanga bwahungutse, nuko bigiye kugenda ku bantu. Hanyuma nimugorore inzira barokore, Banyarwanda mugorore inzira, mutunganye inzira zanyu. Ikibazo ntago ari ugupfa, ikibazo ntago ari urupfu, ahubwo ikibazo ni ukugenda udakijijwe. Nifuza ko abantu bose bundi bayibyiza Abanyarwanda twese twakizwa tukazigira mu ijuru, byaba ari byiza, byaba ari sawa, kuko dukishijwe nta buhemu, nta bugome bwakongera kubaho, nta bwicanyi bwakongera kubaho.
dukijijwe, nta bugambanyi bwakongera kubaho, dukijijwe nta kurogana byakongera kubaho, nta mahembe yakongera kubaho. Imana ibampere umugisha. Message niyo, abageni bafite ubukwe basenge cyane, kandi ndetse n'abageni bagiye gutaha mu buryo bwo gutaha bwo gupfa nabo basenge begera Imana, kuko bagiye mu kwezi kwa karindwi bagiye gutaha abageni. Kandi Imana ibagira inama kugira ngo mweze hakiri kare, kari muri kwezi kwa karindwi. Imana namwe ngo ishyizaho abantu uburinzi mu buryo bukomeye, uburinzi bw'Imana bugiye kubajyaho ku bantu batari abageni, kuko abageni bo barataha, nta kabuza niyo mwasenga ntago byavaho, naho mwasenga ntago byavaho, naho mwasenga y'itanu ntago byavaho, naho mwasenga iminsi 40 ntago byavaho, mpaka umugeni atashye, mpaka abantu Imana amaze kwanzura batashye, kuko bagiye gutaha. Ariko hari n'abandi bageni bagiye gushingirwa mu buryo bw'umubiri. Hanyuma mu kwezi kwa karindwi rero Imana igiye ishyizaho abantu uburinzi, kuko hari abantu bari bagiye gupfa ariko bibwe n'abadayimoni. Imana imbwira ko ikuye impfu z'abadayimoni zo kwibwa. Hamwe ngo nze mbwira abantu ngo hari abantu birinze kwibwa ariko ari impfu z'abadayimoni bibwe. Hanyuma irambwira ngo mbwira abantu bagira umwete wo kwiyeza no kuzaho Imana iri, kandi no kugorora inzira kugira ngo Imana izibahe ihumure mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Hanyuma rero uraza gusoma igitabo nyine cya Yesaya ibice 40 uhere ku murongo wa 3 uraza kugeza ku murongo waho w'ikenda. Imana ibampere w'umunani uraza kugeza kuri karindwi. Imana ibampere umugisha mu izina rya Yesu. Tujye gusengana Imana. Wowe warunteza amatwi, n'ubutumwa bw'ukwezi kwa karindwi nari nkuzaniye kubwira ngo senga wegera Imana kandi ugororere Uwiteka inzira, imigambi yawe itungane, ubucuruzi bwawe butungane, business urimo utunganye inzira, ubucuruzi urimo utunganye inzira, biro wicayemo utunganyiriza Imana inzira, kuko Imana ishaka abantu mutunganye inzira. Kandi Imana niza kwigororera inzira bizagenda nabi, ariko nugororera Imana inzira biragenda neza kandi iraguhumure ry'igihe kirekire. Imana mwenga abantu bagiye kugorora inzira, bemera kugorora inzira, kandi n'abafite inzira zigoroye igiye kuba ihumure. Hari abantu igiye guha ubucuruzi, hari abandi igiye guha ingo, hari abandi igiye kubakira ingo zasanga zigiye gusenyuka, hari abandi igiye guha abana batabyaraga, hari abandi igiye gukiza uburwayi babonaga bari bageze kure, kuko Imana izanye ihumure ku bantu bayizeye muri uko kwezi kwa karindwi mu izina rya Yesu. Imana ibampere umugisha. Mana yacu, Imana nziza, Imana nyir'ubutware, pewa shala bini fone sta elo pewa shado menasi wini manda bini fone dror. Narisengeye abantu bari bankurikiye muri uku kwezi kwa karindwi, narivuze ngo iyi message ni yabo narimbazaniye, bagire neza bari barwaye bakize, abari bafite ibibazo banosima ubakure mu bibazo mu izina rya Yesu, ababonaga badafite ubwishu bw'amadeni bafite ubishurire, kuko Imana ishoboye byose. Kandi abatabagorora inzira ubashyire mu mwete n'ishaka n'imbaraga zo kugira ngo bagorore inzira zawe, kuko ugiye gutambuka utanga ihumure, ariko unahana abantu bose bakugomeye. Hanyuma girira neza abantu bari bakurikiye ijambo ryawe ndetse n'ubutumwa mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti wapfaga mukazuka, gabanya umubare w'abagwawe nyine umubare bakizwa, ni mu izina rya Yesu mbyamaje nizeye ko byose byumvishe kandi ko bikore kuyubahisha. Amen. Ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom, 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 shalom.